ingingo zikomeye ku buzima bwacu kandi n'ingingo zigira imirimo igiye itandukanye ariko akenshi usanga abantu tubabwira mwirinde impyiko mwirinde burwaye bufata impyiko mwirinde amakanseri afata impyiko mwirinde ibi nibi ariko exactly nitubabwire se ubundi akamaro k'impyiko wasa mwese muzi imimaro y'impyiko ntabwo mwese ariko muyizi umunsi ngiye kubaganiriza ku mimaro at least 13 y'impyiko I'm sorry y'impyiko imimaro y'impyiko nkuko navuze nyine impyiko zifite akamaro gakomeye mu buzima bwacu naho mugiye kubaganiza ku mimaro y'impyiko aya n'amakuru yizewe mbana kuri Mayo Clinic and World Health Organization agari ibintu biri fake manaje kuvuga hano ngari ibintu bani imagine cyangwa se manatekereje right mfite aho mbikura so katurera akamaro ka mbere k'impyiko no gukura no gukora inkari ukaze no gukora inkari gutekura imyanda n'amazi menshi cyangwa se amazi arenze mu mubiri ikindi nuko I don't know what is wrong with my eyes I'm sorry gushungura amaraso no kuyakuramo imyanda n'uburozi buraburozi bwose umwa mu mayoga mu biryo sometimes mostly mu byo tunywa impyiko n'ibikura mu mubiri n'imyanda yose so rero impyiko zikura imyanda n'amarozi ikindi nyine no gukora inkari nk'uko nabivuze haruguru no gukura imyanda n'amazi arenze nyine mu mubiri amazi abari menshi abadakenewe impyiko rero nizo ziya balance kugira ngo abe amazi dukeneye nyine mu mubiri wacu ikindi no kuringaniza amazi mu mubiri nk'uko nabivuze haruguru hari amazi ariko menshi yamwe namwe ntabadakenewe so impyiko zikora iyo balance y'amazi byo bita water balance in the body mu mubiri impyiko nizo zibikora ikindi no kuringaniza imyunyungugu mu mubiri imyunyungugu bitandukanye hari sodium ifasha wenda urugero ruto ifasha byo bita ubuzima bw'umugore kumererwa neza by'umwihariko ariko ikafasha n'imiyoboro y'amaraso n'imyakura gukora neza hari potassium ngo navuga imyunyungugu impyiko ziringaniza potassium igira uruhare runini mu gutera neza k'umutima kugira ngo itaba nyinshi cyane no kugira ngo itaba nkeya cyane ukazi gakorwa n'impyiko indi ni calcium ikomeza amagufa turabizi kugira ngo itaba nyinshi kugira ngo itanaba nkeya ibyo bintu byose biri responsible impyiko nizo zibikora ikindi no kugenzura umuvuduko w'amaraso turabizi ko iyo umuvuduko w'amaraso wabaye mwinshi impyiko zirangirika so rero impyiko zigenzura umuvuduko w'amaraso n'ibitarubizi bimenye ikindi zifasha kuringaniza acide bita acide y'intangiriro cyangwa acide yoroshye bita acide base balance mu mubiri so impyiko nizo ziri responsible kuringaniza bita balance acide base in the body right impyiko ziri responsible nyine mu kubiringaniza ikindi ni gukora hormone yitwa erythropoietin ni hormone yitwa erythropoietin cyangwa se EPO ifasha umubiri gukora neza cyangwa se gukora neza no gukora uturemangingo dutukura tw'amaraso bita red blood cells igira sako nini kugira ngo ibeho so rero uyu musemburo wa erythropoietin na nyine impyiko ziri responsible mu gukora kandi umva ko red blood cells n'utunyangingo dukenera buri munsi mu buzima bwacu ubuzima bw'amaraso bita blood system umutima n'ubuzima nyine busanzwe ubuzima buzima turayikenera cyane ikindi impyiko zikora ibyo bita ikora cyangwa se kanakoresha vitamin D ikora ibyo bita active vitamin D ifasha amagufa gukomera no kwinjiza calcium iyo vitamin D ifasha amagufa gukomera no kwinjiza calcium nyine mu magufa kandi tuvuge ko calcium ni ikomeza amagufa so ikindi impyiko zikora no kurinda umubiri kwegeranya imyanda myinshi twabonye ko impyiko zikura imyanda mu mubiri so kugira ngo rero umubiri utegeranye imyanda myinshi impyiko zishinzwe ako kazi sibyo ikindi mu gufasha kuringaniza potassium nayivuze kandi ni ingenzi
ku mutima cyangwa se no ku mikaya by'umwihariko. Ikindi ifasha kuringaniza urugero, ifasha nyine kuringaniza urugero kwa sodium na za potassium nabivuze haruguru. Ikindi impyiko zifasha umubiri kugira ikindi impyiko zifasha ingingo z'umubiri gukora neza nyine muri rusange, kubera ko zituma amaraso aba neza kandi akanakurwamo n'imyanda. Umubiri umera neza, umubiri ufite amaraso atari imyanda, umubiri utari imyanda, umubiri umeze neza. Ikindi impyiko zifasha kugumana amaraso afite ibigize nyine izifasha umubiri kugumana ibigize amaraso binyuze mu kugenzura amazi, imyunyu n'ibindi. Umubiri ubasha kugumana ibintu bifite karite cyangwa se kugumana amaraso afite ireme kubera ibyo bintu byose. Nibyo nakuganiriza ku mpyiko, akamaro k'impyiko nako ngako. Imibaro ngiye nahisemo imibaro 13, wenda niba hari indi arono ngiye ni nakozeho recherche ni nabonye. Ndizera ko wakunze ikiganiro, liking, commenting niba ushaka ushaka kumenya, subscribing niba utarabikora, na liking bya kugira abantu benshi, abantu subscribing, abantu sharing rwose uri kure ku mutima wanyu. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ndizera ari ibintu nakuganiriza uyu munsi. Amakuru mbana yakuye kuri World Health Organization no kuri Mayo Clinics. This is not fake news, I'm delivering right here. So kimuza munebe ibiganiro byanjye murebe birangira sibyo. So ndizera ko mwakunze ikiganiro kandi kiri helpful, I guess so. Imana ibahe umugisha abantu mwese muri hano whenever I do like this. So Imana ibahe umugisha.